Abavip murakomeze neza. Ahangari muri Kigali mu gitondo bamaragiye mu kazi. Ariko uyu munsi ashaka kuganira ikintu gikomeye cyane. Ese nubuhe bwenge ukeneye kugira ngo ubashe gutera imbere muri business cyangwa se mu kazi kari kose ukora? Nubuhe bwenge ukeneye? Let's go. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. ABAVIP TV, ABAVIP TV. Coach Gael. Nonje kubasuza Abavip ahangaha yours truly Coach Gael. Murabizi ko mbakunda cyane. Thank you again for opportunity mumpaye kongera garuka mu telefone yanyu mateveni ngo tuganire. So uyu munsi nkuko mubizi cyakiganiro cyancu kwiteza imbere business ndetse entrepreneurship ku Abavip TV. Niba ari ubwa mbere please sit ubanze urebe uraza kuryoherwa niba ukunda ibintu byose bijyana kwiteza imbere. Aha ni wawe uruguma hano. So nkuko mubizi cyane ariko dukunda kuvuga cyane wacu cyane muri Africa n'iki byose tuzi ko ubundi umwana ukuza afite ubwenge mu ishuri umwana agomba kuba very successful. Hama twabona ko umwana bigora gusoma, bigora kumva imibare, bigora kumva ibintu bitandukanye. Turi umwana tukamara ntago tuzi ikintu azamara. Ariko mbere muri muzi yuko ubu ngubu actually more than 70% y'aba CEO n'abantu bari successful ku isi yose s'abantu bari book smart cyangwa se abantu bafite ubwenge cyane mu mitwe yabo. Ahubwo ni abantu bafite ikindi kintu gitandukanye. So nkuko mubizi mustashaka kuganira namwe ubwoko buri bw'ubwenge. Nkunda ukuntu babyita cyane mu iwacu bavuga ngo ubwenge bwo mu ishuri ngo n'ubwenge bwo hanze. Niko nagomba kubivuga kubera ko ibyo bintu I think umuntu akeneye balance yabyo byombi kugira ngo abashe kuba successful as a business person, as an entrepreneur mu bintu bitandukanye aho ukora hose ukeneye ibyo bintu bibiri. So ni ibiki byo ngibyo rosasa ni icyo bita IQ. Okay, nje tuzo kuganira uyu munsi nicitwa EQ. So IQ ivuze intelligence quotient, hanyuma EQ ivuze emotional quotient. So IQ ni kisasa nibyo twiga ubwenge bwo mu ishuri bango ni umuntu uri book smart, umuntu usobanukirwa ibintu by'imibare, ibintu bya sciences, umuntu wiga indimi vuba, umuntu mutwe we ubasha guprocessing ibintu vuba. Hanyuma ikindi nacyo ara memories afite memory dasanzwe ashaka kumemorizinga ibintu byose bitandukanye. Ikindi kintu ashobora kwinventinga bivuga ngo n'umuntu w'umunyabwenge ashobora kwicara ku masanga y'ibintu bya sciences n'ikindi cyagashaka kubasha kuvumbura. Actually man wose wabayeho bavuga yuko bavuga ko Albert Einstein wari ufite IQ irenze y'abandi hejuru at 160 something ijana mu tandatu kangahe. Ariko abandi bavuga ba Leonardo da Vinci n'abandi bose ariko bavuga yuko aba bantu babayeho bose bakomeye byibuze urafite IQ hagati ya 200 na 300. But then reka tugaruke sasa kuri EQ kubera ko ubu bwenge bwo mu ishuri IQ nubwo bugufasha gusobanukirwa kugira ibintu byose bitandukanye. Hari ibindi byinshi bitagufasha kandi ibyo bintu bindi byinshi bitagufasha nibyo ukeneye akenshi kugira ngo utere imbere. You know what I'm saying? So rero tuvuge kuri EQ. Ubwo nose n'ubundi bwenge twe tugita ubwenge bwo hanze ariko ubundi abashakashatsi bwita emotional quotient. So nubishatse kuvuga iki emotional quotient nungo n'uburyo apana ukoresha umutwe wawe ahubwo n'uburyo ubasha kumanaginga gukontrola amarangamutima yawe bigatumye ngibyo ubasha gusobanukirwa ubuzima buri ruhande rwawe, gufata ibyemezo bikwiye. Donc ahangaha n'amarangamutima. So umuntu ufite EQ iri hejuru ni ukuvuga ngo uyu muntu abasha kubana n'abandi bantu neza. You know, so ni ukuvuga ngo we kubera ko aganira n'abantu akabasha kumva ibyabo barwaganira n'umuntu akakubwira ukabasha gusobanukirwa ibye. You know, ukabasha kwempathizinga nawe. Actually that's the word. Ukabasha kumwumva ukamusobanukirwa ukabana nabo ukayobora abantu bafite EQ babasha kubera uzana abantu bafite imitwe itandukanye, abantu batandukanye mu mitwe yaho mu mico itandukanye. Actually muri company yose mu partners uzagira abantu muzakufatanya ibikorwa bitandukanye. Hari abantu bafite aho bahererewe hatandukanye, imico itandukanye, bakaza basho mugatangira gushwana. So umuntu wa EQ ari afite EQ iri hejuru cyangwa se ubwenge bw'amarangamutima bwo hejuru no muntu wicara sasa akavuga ati ni gute umuntu amuzana kuri table n'amuzana kuri table bakabasha bose gukorana neza. Ahanga ni nk'umuleader ashobora kuba
yakwicara akazana umu engineer ufite IQ iri hejuru, akazana umu scientist ufite IQ iri hejuru, ubwenge bwo mu mashuri, akabashira hamwe akabwira ati sasa mva ndashaka uyu mushinga mfite wowe ndagukeneye ubinkorere nanda gukeneye ubinkorere, ugatubasha gutuma abantu babasha kumvikana bagakorana haba bagasohoza projet kiri gikomeye. So abantu kenshi bafite IQ iri hejuru yonyine badafite EQ, usanga kenshi ku managing abantu birabagora, gukorana n'abantu birabagora, abantu kenshi n'abantu bakunda kwigunga batabasha kumvikana, emotions zabo zirabarenga, ugasanga yarakaye ashobora kurakara nabi. Niyo mva hari abantu bavuga ngo abajeni ngo barakara vuba, kubera ko ntiyabasha control ibindi. So ikindi kintu nacyo abantu bafite EQ ubwenge bwo mu mutima bagira decision making nziza. Why? Adecidinga neza ko amaranga mutima yabasha kuyakontrola. Nuvuga ngo abasha kureba uko ibintu bimeze, akasesinga, akabona gukora decision nziza. Actually CEO wa company, yumva aba CEO bose mu company zitandukanye ntago bari abahanga birenze mu kwinventing ibintu, ahubwo n'abantu abasha ku managing abantu zikora ko muri business. Hari igihe business yawe ica mu bibazo, hari igihe watake buzo musanzwe, hari igihe duca mu bitandukanye. So nk'urugo ufite urugo ruca mu bitandukanye, ako ufite EQ yo hejuru ubasha ku managing ibintu byose, ugafata ibyemezo bikwiye ko atarimo amaranga mutima. Ikindi kintu abantu bafite ubwenge buhagisha bwo mu mutima babasha kuba patient, babasha kwihanga, babasha guhatiriza, ntibajya bacika intege vuba ngo bave mu bintu, babarambiwe. Why? Kora ko emotions ya amaranga mutima babasha kuyakontrola. Kiri kintu cyanyuma, of course amaranga mutima babasha kuyakontrola neza, ubasha kuba a good negotiator. Negotiator sinzi uko navuga mu Kinyarwanda, ariko n'umuntu wabasha kugana n'umuntu mukabasha kumvikana ku kintu. Kora ko uwo muntu uramura mu maso ubasha kuvuga uteke waguhikina ukamiki. Umuntu w'umunyabwenge cyane ntabwo ibyo bintu abyumva, ashobora kubaza uko bigomba gukorwa, ko yarabyize, ko yabitekereza. Ntazi ukuntu ashobora kuzana umuntu ku meza ngo baganire, amubwira ati okay we kora iki nenda kora iki, uranavuga ibi nibi okay umwumve, ubashe kubona ukuntu wa negotiate ukabona deal nziza. So in conclusion, EQ ntabwo ari mbi, ubwenge bwo mu mashuri ntabwo ari bubi, oya, ariko sibwo bwose. Ni nayo mpamvu navugaga ushobora kuba urandeba nk'umanco byo kuvuga uti Gael jewe kuva amashuri yarananiye, ntabwo numva ibintu bya science, ntabwo navumbura ikintu na kimwe, ntabwo nagira nta bwenge budasanzwe mfite. Ukibaza ko abantu bose bateye imbere bashaka kuba bafite ubwenge budasanzwe, ariko uyu munsi ndakubwiza ukuri abantu bafite the highest IQ, ubwenge bwo mu ishuri bwinshi cyane, n'abantu ubakorera abantu bafite emotional intelligence, cyangwa se bafite ubwenge bwo mu mutima, cyangwa se ubwenge busanzwe buri hejuru cyane. Abangaba bakorera abangaba iteka ryose. Actually nkunda umugabo utwa Robert Kiyosaki wavuze ngo always the A student will work for the C student. Kuko wa mwana ufite ubwenge bwo hejuru bw'induka, uzaba mu engineer, uzaba mu doctor, uzaba iki, uzasanga hejuru y'ibyo bitaro hari umusiyo we ubasha gukontrolinga IQ neza, wicaza abadokiteri bose, hanyuma akababwira uko umushinga ugomba kugenda, agaviziyo y'ibitaro n'ibiki byose. Baba engineer bose uzasanga hejuru yabo hari CEO cyangwa owner cyangwa founder who understanding a business, understanding ama deals, wazanye abantu on the table, uzi kubana neza n'aba partners, hanyuma akajya guhiring baba engineer bazi za chimie n'ibindi byose. So no kuvuga ngo rero ubu bwenge ni karemano, IQ ni karemano. Ushobora kwiga ukihata, yes, ariko IQ akenshi ni ikintu kiri inherited, uragifite. Ariko EQ the beauty, uri umuntu ubasha kwiga, hari ama exercise menshi ashobora kuzamura iyo EQ, ubwenge bw'amarangamutima yawe. So ibi birashoboka. So Abavip, please, iyi ni message buri muntu wese. So niba utendenga kuri ruhande, yes, wabasha kwiga ukabasha no kuzamura ukuntu kontura amarangamutima yawe, ukabasha kuba better muri relationships zawe, better as a business person, better kubasha wabasha gukura n'abandi mu buryo butandukanye. Ariko niba wibaza ko ntabwo nyigo mashuri ufite, maybe Imana yawe guhaye umutima ushobora kwakira ubwenge bwawe vuba vuba. So now what you can do is what? No kubasha no kuvuga ati what? Ninde muntu w'umuhanga cyane muri kiriya waza kamfasha muri uyu mushinga, kubera ko ufite impano yo kuba wagenda ukamuganiriza, ukamuzana kuri table, ukamwumva, ukamwihanganira, mukabasha gukorana neza cyane. So VIP nihe wisanze cyane,
you know, wari umwe bavuga mu bwenge bw'amashuri cyane cyangwa uri muri IQ ntabwo barahariye cyangwa se uvuga uti you know what Gael ntabwo nari mubi mu mashuri ariko you know mbasha no kumanaginga. So I think ibyo ndeba sigiye muri ko mbakunda cyane. So again, Coach Gael here. Ukeneye kunkurikira ku ma social media yanjye yose nitwa Coach Gael, Instagram, Facebook, hanyuma na TikTok, actually na Twitter. So love you guys, see you, God bless. Coach Gael, quick question. Yes. Oh yeah,